gusenga ntibabivuga barabikora. Dufite abarimu beza bigisha gusenga ariko kimwe mu bintu bituma ntakunda umupira cyane, nanga iyo abafana bariho baracira imanza abakinyi, kandi nubwo avuga amagambo menshi wamumanura mu kibuga ibyo avuga sinzi niba yabikora. Kimwe mu bintu bituma abantu ab'isi badakunda barokore nuko tuzi kuvuga ibidasa n'ubuzima bwacu, tuzi kuvuga ibyo tudakora. Gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Gusenga dukwiye kuba abanyamasengesho tugasenga. Gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Hari abanyamatorero bazi kuvuga amagambo meza cyane ku gusenga, bakatubwira amahame meza mu gusenga, ariko uburyo bwiza bwo gusenga ni ugusenga. Uburyo bwiza bwo gusenga ni ugusenga. Ntabwo dukwiye guhinduka abafana bacira imanza abakinyi, kandi watumanura mu kibuga byatugora gukina. Hanyuma gusenga ni itegeko. Ntabwo nize amategeko, ariko iyo umuntu akoze itegeko ashiraho n'igihano kizahana uwishe itegeko. Ahantu hose muzasoma muri Bibiliya havuga gusenga bakoresheje imperative. Musenge mutajya mu mosha, musenge ubudasiba, musenge bakoresheje itegeko. Gusenga ni ukubaha itegeko ry'Imana. Ahantu hose Bibiliya ivuga ku gusenga uzasanga ari itegeko bakoresheje. Hanyuma niba ari itegeko turabikora. Dushobora kuba dusengera mu rusengero ariko tudasengesha umwuka iteka, kandi mu buryo bwose bwo gusenga. Nubwo 40 izasoza, buri mutima ukwiye guhinduka igicaniro, buri mutima wose ukwiye guhinduka inzu. Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda nzaza ngewe na Data n'umwuka wera tube muri uwo muntu. Dukwiye kujya dukora iteraniro na Data wa twese n'umwana n'umwuka wera. Gusenga ni itegeko. Dukwiye kubaho ubuzima busenga. Hanyuma mu bintu byose Satani yanga ku isi, yanga gusenga. Guterana Satani ntabigwanya cyane, no kuririmba ashobora kuba atabigwanya cyane, yewe no kubwiriza ashobora kuba atabigwanya cyane, ariko ikintu Satani yanga ni umuntu yapfukamye asenga. Ubu mubangamiye abazi ibiri buve mu gusenga akabigwanya hakiri kare. Dukeneye urubyiruko rusenga, dukeneye abapapa n'abamama basenga, dukwiriye kugira abanyamasengesho. Urusengero rusengerwamo, urusengero rufite abanyamasengesho, iyo winjiyemo urumva ko hari ukubaho kw'Imana. Inzu y'abanyamasengesho, hari igihe usura umuntu ukibaza ko ari bene Data, inzu bayinyweramo inzoga, habaye iki? Ukumva nta Mana iba muri iyo nzu, kuko ba nyirayo batari abanyamasengesho. Nubwo 40 izasoza, ikwiye kuzasiga twize gusenga cyangwa se turi abanyamasengesho. Hanyuma nashaka mbabwire inyungu 10 ziva mu gusenga. Ibyifuzo bine ndaza kubisorezaho, turaza kubiganiraho nsoze, turashafite umwanya munini. Nashaka kuvuga inyungu 10 ziva mu gusenga, nizo natekereje. Nawe ushobora kuzigira 20 cyangwa ukazigira 40 bitewe n'uburyo usengamo. Gusenga ni nko guhumeka. Iyo niyo nyungu ya mbere. Iyo umuntu ahumeka asohora umwuka mubi akinjiza umwiza. Iyo dusenga dusohora ibigoye imitima yacu, tukakira ihumure ry'Imana. Gusenga ni nko guhumeka. Hanyuma akantu nagira ngo mbabaze dutekerezeho, umuntu yahagarika guhumeka akabaho? Kimwe mu bintu bihenda kwa muganga ni umuntu uhumekeshwa n'imashini, nibyo bintu bihenda ku isi. Gusenga ni nko guhumeka. Iyo umuntu ahumeka asohora umwuka mubi akinjiza umwiza. Dukwiye guhora dusenga. Icya kabiri, gusenga ni terapi. Bivura agahinda gakabije. Inkuru yasohotse ku gihe.com, ndatekereza ko abenshi bayibonye.
baravuze ibitaro, yari ripoti y'ibitaro by'Indera, baravuze ngo ku munsi bakira abantu 100 bahuye n'ikibazo cyo mu mutwe. Abantu benshi babana n'agahinda gakabije. Mu bantu 10 bagenda mu muhanda, abarenze 2 baba bafite agahinda gakabije. Nta murokore wari ukwiye guheranwa n'agahinda gakabije, kuko gusenga ni terapi. Gusenga biraruhura. Gusenga iyo tubwiye data, imitima iraruhuka, tugirirwa neza n'Imana. Gusenga ni ubuvuzi bwiza. Abascientifique bavuga ko iyo umuntu afite agahinda gakabije akwiye kuba afite umukansara, afite umuntu ari bubwire akaruhuka. Kandi Imana ishimwe ko nabo Imana yabashizeho, tukabona abantu tubwira tukaruhuka. Ariko ni byiza cyane iyo ubwiye Yesu, ntazakuvamo, ntazakumvira ubusa. Yesu uramubwira, nta kuzinukwa. Niyo ugarutse kumubwira intege nke zawe, nta kubwira ngo niko uhora, nta gucira urubanza. Ni byiza ko twiga kumubwira. Nta murokore yari akwiye kugira agahinda gakabije, kuko Yesu akizihahamuka, akiza agahinda gakabije. Kandi ndabizi ko dufite ibibazo bitandukanye, dukwiye kwiga kubibwira Yesu. Icya gatatu, gusenga bikwiye guhinduka ubuzima nk'uko ifi iba mu mazi. Ahantu heza ifi yiyumva neza kuruta ahandi hose ni mu mazi. Kandi iyo ivuye mu mazi iba ipfuye. Gusenga bikwiye kuba ubuzima nk'uko ifi iba mu mazi. Ukajya wiyumva neza iyo usenga. Bikwiye guhinduka ubuzima tubaho. Icya kane, niyo nzira yonyine izana ubusabane bwacu n'Imana. Hari amagambo 3 mu Gifaransa bavuga amour, bakavuga amitié na intimité. Hari urukundo, ubushuti n'ubushuti magara. Gusenga bizana ubusabane n'usenga. Torero iyo ngeze aha akenshi birambabaza. Kubera iki? Abantu twakomotseho bubatse ubusabane bwabo n'Imana. Wari uzi ko ushobora gukundana n'umugore wawe mutari inshuti? Wari uzi ko ushobora gukundana n'umugabo wawe mutari inshuti? Yagutwaye kuko agukunda birumvikana. Wari uzi ko ushobora gukundana n'abana bawe mutari inshuti n'abana bawe bafite abandi bagisha inama? Twese Imana iradukunda, ntawe yanga. Ariko abantu bari inshuti n'Imana ntabwo ari benshi. Yesu yagiraga abigishwa 20,000 baje gushaka imigati n'ibitangaza. Akagiramwo 70 yahamagaye baramukurikira. Muri 70 akagiramwo 12 basize byose. Muri 12 akagiramwo 3 b'inshuti ze magara yitabaza byakomeye. Muri 3 akagiramwo umwe aba mu gituza cye. Hari abantu bubatse ubusabane n'Imana. Abantu twakomotseho, natekereje Henoki yubatse ubusabane n'Imana, agendana n'Imana imyaka 300. Imana irangije ikora irenga yobora, imutwara mu ijuru adapfuye. Mu gihe twebwe twizerera ibirayi byo mu ruhengeri n'inzu yo kubamwo n'imodoka ugahita wumva wakomeye, hari abantu bubatse ubusabane n'Imana. Imana imujyana mu ijuru adapfuye, kandi Imana yaravuze ngo ubwo umuntu akoze icyaha gupfa ko azapfa. Enoki ari mu ijuru yambaye umubiri kuko yubatse ubusabane. Enoki Imana yamuhishuriye ibintu bisigaje imyaka 120 bikaba, abazi inkuge kubera ubusabane. Aburahamu Imana yaravuze ngo narimbura nte Sodomu ntabwiye inshuti yanjye magara Aburahamu. Mose mu gihe cya Mose abantu bigeze barakaza Imana, iravuga ati ngiye kubica wenza guhindura ishanga rikomeye. Aravuga atoya, urabizi ko turi inshuti, ndashaka gutanga igitekerezo. Nubica abanyegiputa bazaguseka, bazavuga ko stoke y'ibiryo yagushiranye, ubuze ico bagaburira urabica, nta cubahiro cyawe kirimo. Imana iravuga ngo ndabiretse. Nta migambi ya Satani dukwiye kuvuguruza, cyangwa se ni iby'Imana yavuze, ibyo yavuze tubizi ko ari ukuri. Ezekiya yagiye, Imana yaramutumye iramubwira ngo ejo witegure ugiye kuzapfa. Aravuga atoya, urabizi ko turi inshuti, reka tubanze tubiganireho. Ntabwo wibuka imirimo myiza nakoze. Abarokore hari n'igihe Imana ivuga ikintu ikavuga ikigambiriye wenda kitari ciza, hakugira ngo
tujye gusenga tuganire nayo mu bushuti bwayo. Muribuka ko Aburahamu imubwiye kwirimbura Sodomu, yahise ayibwira ati ndabyumva, ariko nusangayo 50. Aramanuka agera ku 10 kubera ubusabane Aburahamu yagirana n'Imana. Iyo ayibwira ati nuburayo n'umwe kubw'imbabazi zawe nyinshi ugira uzaharimbura, yari kuvuga ngo hoya ntabwo naharimbura. Dukwiye kubaka ubusabane. Yosuwa yahagaritse umuzenguruko w'isi kubera ubusabane. Gusenga niyo nzira izana ubusabane bwacu n'Imana. Hajya twebwe twizerera iki? Amasengesho dusenga agaruka kuki? Nayadukiriza igihugu, nayakiza Afurika, nayakiza byibuze umuryango washatsemo cyangwa washatswemo. Ubusabane ugirana n'Imana bungana bute? Mwari muzi ko iyo wasabanye n'Imana neza uba uritabaza ku gitereko cyayo, uba uri umunyu w'isi, uba uri umudugudu utabasha gutwikirwa, uba ufite agaciro gakomeye mu bwami bw'Imana. Ubusabane bwacu n'Imana bungana bute? Iyo dusenga 40 tuba twizerera iki? Ni iki turi gusaba Imana? Byibuze ni izihe mpinduka twazana mu gace turimo? Imana ifite inyota y'abantu bubaka ubusabane nayo. Mu ndebere nk'umugabo, uramutse ufite nk'umugabo akajya azana umufuka w'umuceri agashiraho, akazana imyenda agashiraho, akazana ibintu byose akabirundaho, ariko ataguha akanya ngo muganire, uwo muceri wagira agaciro? Igifite agaciro ni ubusabane ugirana n'uwo mubana. Dukwiye kubaka ubusabane. Gusenga niyo nzira izana ubusabane bwacu n'Imana. Hanyuma ubundi buryo gusenga, tugeze ku cya 5 muri ya migisha 10 cyangwa se nababwiye inyungu 10 ziva mu gusenga. Gusenga ni inzira itugezaho imigisha. Ni inzira Imana ikoresha mu kutugezaho imigisha. Umugisha wa mbere ni uw'agakiza, ndatekereza ko abenshi hano twawuhawe, ariko n'indi migisha yose izava kuko watonye ku Mana. Isirayeli ibi bintu irabizi. Nubwo bafite ingabo zikomeye, nubwo ari abahanga mu bintu byinshi ku isi, bagira abanyamasengesho basenga bakabihemberwa. Bagira abanyamasengesho basenga ku manywa na nijoro. Nagiye mbona ibyumba byabo byinshi, babaho basenga gusa nta kindi bakora. Umuyahudi yaratubwiye ngo iri ni ryo banga ribeshejeho Isirayeli, niryo rituma tuba abambere mu bintu byose. Igihe tuzubaka igicaniro cyo gusenga, tuzagaba amashami mu bintu byinshi kuko dusabana n'Imana mu gusenga. Gusenga niyo nzira ituma Isirayeli ihabwa umugisha mu bice byose. Hanyuma ikindi, gusenga nibwo buryo buhanitse bwo kurwana intambara. Nibwo buryo buhanitse bwo kurwana intambara. Senakeribu yigeze gutuma kuri Hezekiya, aramubwira ati nzagutera, hanyuma igihugu cyawe ndakigarurire nk'uko nabigenje ibindi bihugu. Barangije baraza bakora ikosa, bavuga mu rurimi abaturage bose bumva. Baramubwira ati ariko mwari mukwiye byibuze kuvuga mu rurimi rw'iwanyu, twebwe turagumva, ariko abaturage mukareka kuba duteza. Baravuga toya, ingabo zacu bwinshi zifite, ziramutse zishatse no kuyora umukungugu, buri wese ntiyabona uwuzuye urushi. Bakandagiye mu mazi yanyu, amazi yanyu imigezi yakama. Hezekiya byumvishe, ahita amenya ko uburyo buhanitse bwo kurwana intambara ari kujya gusenga. Wahita arazamuka aheraho Imana, arapfukama. Agipfukama, umuhanuzi araza aravuga ngo ntabwo azagera hano, uyu mwami ntazagera muri iki gihugu, nta nubwo azaharasa umwambi. None aha mpinduye ibintu. Senga guhindura ibintu mwabarokore mwewe. Imana ngo yahise ihindura umutima we, ngo arataha. Ageze iwe, abahungu be bamwicisha inkota. Umumarayika umwe anyura mu ngabo ze aho ziri mu butayu, hapfa ingabo 280. Ntabwo uwo mumarayika ntabwo yagwaye, yarahanyuze gusa.
nahoze ntekereza Yesu ari Getsemani yaravuze ngo iyo nshaka bangwanirira ngo nari guhamagara legiyoni 12. Niba marayika umwe unyura ahantu hagapfa inga 280, iyo haza legiyoni 12 isi yari kubahora. Uburyo buhanitse bwo kugwana intambara ni ugusenga. Hayo uzigwanisha kuvuga, uzigwanisha kwisobanura, uzigwanisha kwanduranya, uzigwanisha kuburana. Ni byiza ibyo byose, ibyo mvuze byose ntabwo ari byiza. Kujya mu rukiko byo ni byiza igihe warenganye, ariko ujye ugerageza urebe ko uburyo bwa mbere wakoresheje ari uburyo bwizewe. Ubanze gusenga byibuze, umurikira Imana ikibazo ufite. Uburyo buhanitse bwo kugwana intambara ni ugusenga. Hanyuma ikindi, muribuka ko Esiteri yahuye n'ikibazo cya jenoside yari igiye gukorerwa abayahudi mu bihugu 120. Amenya ko iyo ntambara uburyo gusa bwiza yayigwanamo ari ukujya gusenga. Asenga iminsi 3, arangije araza ajya kureba umwami amutunga inkoni. Uzi igisubizo cyavuyemo cyiza. Imana yahise ihindura umwami, igirira neza Moridekayi iramuzamura, abayuda baratabawe. Kugeza uyu munsi hashize imyaka 3,000 Isirayeli iracizihiza umunsi mukuru wa Esiteri, bibuka ko yakijije abayahudi bari bagiye gupfa. Gusenga kwawe gushobora kuzana impinduka mu binyejana byinshi bizakurikirana. Gusenga nibwo buryo bwiza buhanitse bwo kugwana intambara. Hanyuma ikindi, gusenga bisiga umurage cyangwa bitegura indi generation izagukurikira kugera ku bisekuru byinshi. Yesu asengera abigishwa muri Yohana 17 yaravuze ngo sinsengeye aba gusa, sengeye n'abazakurikiraho, abazizera ku bwabo. Isengesho ry'umukiranutsi riba riri valable imyaka irenze 300, rigikora nkaho risendwa ku kanya. Ku munyamasengesho ubikora utabivuga gusa usenga, isengesho riba rifite agaciro karenze imyaka 300. Nibyo Paulo yasenze riracakora, nayo Yesu yasenze kiriya gihe aracakora. Uyizerera agakora nkaso. Kera gusengera mu misozi bikemewe, nagiye gusengera ahantu mpahurira n'umuntu mu bantu bategereje urubyaro utarabona urubyaro. Amaze imyaka nka 16 cyangwa 8 sinibuka, n'ubu ntaramubona umwana. Arasenga ngira isoni, yaravuze ngo Mana, nsengeye ibisekuru 5 bizankomokaho, ntihazabemo umurozi, ntihazabemo umutinganyi, ntagire uzapfa yiyahuye, ntagire n'uzatwita ikinyendaro. Ndamureba ndibaza, ndakijijwe sinkijijwe? Ngiye mfite dive na Dani, sindasengera abagore babo, sindasengera abuzukuru. Undi we yizereye imyaka 500 kandi ntarabona umwana. Ntabwo twabuze ibyo dusengera, nuko tutazi gusenga. Gusenga bitegura generation izakurikira. Ugasenga ukumva waramagisimije gusengera abazagukomokaho n'abuzukuru n'abuzukuruza, ukababikiriza mu ijuru amasengesho. Yewe n'igihe uzumva udashaka gusenga, nabwo uzasenge, Imana izayagutabaza ikindi gihe wenda uri mu ntege nke, cyangwa izayatabaza abawe. Gusenga bitegura umurage, bitanga umurage. Hanyuma ikindi, gusenga bishobora gukura abantu mu bunyage. Danieli yasenze afite imyaka, kuva afite nako yabitangiye ari umwana, ariko ahantu Bibiliya igaragaza gusenga yari afite imyaka 16. Nico gihe bagiye i Babuloni. Yarasenze imyaka 70 asenga ku manywa na nijoro, kugeza igihe yasomye mu bitabo amenya ko igihe cyo kuva mu bunyage cyageze. Hari abantu babiri bahishuriwe ibintu bikomeye, ni Danieli na Yohana yanditse ibyahishuwe, bose babikomora mu gusenga. Hagi imyaka tumaze dusenga dufite irihe hishuriko? Imyaka tumaze dusenga ni ikihe kintu cyavuye muri uko gusenga twavuga cyakura abantu mu bunyage?
Iyo tuvuze ubunyage ubu ntabwo mwabwumva ariko ngewe ndabizi ko ubunyage buhari. Iyo urebye ibigo ngororamuco dufite byuzuyemo abasore bacu bishwe n'urumogi, uhita umenya niba ko turi mu bunyage. Iyo urebye umuvuduko w'isenyuka ry'ingo, uhita ubona ubunyage turimo. Iyo urebye ubusinzi abantu bafite, mwabonye ripoti ya Bralirwa mu mezi 3 abanza, twari muri guma mu rugo ya 2 ngira ngo cyangwa ya 3, utubare twari dufunze, ariko Bralirwa yarungutse ku kigero giteye ubwoba. Ukibaza ko utubare dufunze zanywewe n'abandi, zanywereweho. Ikindi, mu Rwanda ko abantu barenze 80% basenga, zanywewe nande? Ntabwo turebe ikibazo dufite. Iyo urebye abakobwa batwara inda zanyijwe uko bangana, iyo mibare ukuntu iteye ubwoba, ntabwo tubona ubunyage dufite. Ni bande bazakemura ibyo bibazo? Nabera bapfukana, n'abantu bashobora gusengana umwete, bagasenga ubudasiba, nibo bazakemura ibyo bibazo. Ubutinganyi buriho buriyongera ku kigero giteye ubwoba, ntaco bitubwiye. Turasaba Imana ibirayi n'inzu yo kubamwa, ariko nta n'uwaturenganya. Twakuriye muri individualisme, ya yindi wanyu mufite utuyenzi twanyu n'agasekuro kanyu n'imyugariro yanyu n'akunyu kanyu. Ibyo bintu bituma umutima utaguka, bugira umutima ukwigwamwe abandi. Niyo usenze, usenga ibigaruka kuri wowe. Nahoze ntekereza kare, Dawidi ku myaka 16 ajya kugwana na Goliyati, yaravuze ngo uyu munsi ngiye kuguca umutwe, isi yose iramenya ko Uwiteka adakirisha amaboko ahubwo akirisha imbaraga zayo. Dawidi ku myaka 16 yari afite umutima wagutse ukwigwa mu isi yose, yashaka ko Imana imenyekana ku isi yose. Wowe ufite imyaka irenze 16, Imana ntiramenyekana naho washatse cyangwa aho washatswe, ntiramenyekana aho ucururiza, ntiramenyekana mu kazi ukora, yewe n'umukozi wo mu gikoni wawe ntaramenya Imana ku bwawe. Dukwiye gusenga tukagira imitima yagutse ikwigwamwe abandi. Nibyo bizakura abantu bari mu bunyage bakava mu byaha. Abantu bari mu bunyage bw'ibyaha bijya bintangaza mushumba, iyo umuntu amaze umwaka mu rusengero atarazana undi kuri Yesu. Ukiyongeza uwa 2, uwa 3, uterana ugataha. Niba warageze hano Yesu akakuruhura kuko utavuga inkuru nziza abandi bakaruhura. Nta nubwo bisaba ngo umuntu umuvuga butumwa nka mushumba wanyu. Hoya, koresha stati yawe ubwiriza abantu ko Yesu abakunda. Byibuze ubabwira ko hano hari amasengesho byibuze. Hari gureba ibintu abantu bapostinga ukabareba ukabona ntibazi ico baremewe. Gusenga ni bituma abantu bari mu bunyage bava mu bunyage. Hanyuma gusenga, tugeze ku cya 9, gusenga bikura abantu mu bibohora imbohe. Herode yishe Yakobo ngo abonye ko binejeje abayuda, yiyongeza Petero. Ntiyamenya ko ari abanyamasengesho, ngo bahita bajya mu cumba barapfukama, ngo barasenga, ngo aho basengeye haranyeganyega. Hanyeganyeze, marayika amanuka muri gereza aramubwira ngo Pete, ambara imyenda yawe unkurikire, abera babyanze ntabwo uri gupfa. Ngo aramukurikira, ngo barengura urugi rwa mbere n'urwa 2 barakomeza, ngo Petero ngo atekereza ngo ni ibyo arimo kurota. Amusiga ku gasozi marayika, ngo imbeho imukubise asa nk'uvuye mu bitotsi, aravuga turabizi Imana yantabaye, Imana inkijije amaboko ya Herode. N'abayuda bari bazi ko ejo bazaseka, ntibagisetse, Imana yanjye n'umutabazi. Ahita ajya kureba habera basenge. Gusenga niko konyene kubohora imbohe. Dusenze hari ibintu twakwanga, Imana ikabyanga. Itorero ryahawe ubutware, ryahawe ubushobozi. Yesu yabwiye Petero ngo ico muzakingirana mu isi no mu ijuru bazagikingirana, nico muzakingurira naco bazagikingurira. Gusenga ushobora kubohora imbohe. Ntabwo navuga imbohe mu buryo butandukanye, abantu benshi babaye imbohe z'ibintu bitandukanye. Herode yatumazeho abantu, ndavuga Herode Satani atwara abantu mu byaha. Dukwiriye abanyamasengesho babasha kubohora imbohe.
hanyuma ikindi, gusenga bizana igikundiro. Gusenga bizana igikundiro. Nehemiya yumvisha amakuru mabi ko iwabo hasenyutse, n'uruzitiro rwasenyutse, n'ibituro bya sekuruza bikaba nabyo barabisenye. Mwibuke ko kuri Isirayeli uruzitiro rusobanuye umutekano, rusobanuye agaciro, rusobanuye imbaraga, rusobanuye ibintu byinshi kuri bo. Abyumvishe ngo arababara, kandi yari afite akazi keza cyane, yari hafi y'umwami. Asenze, umwami aramureba aramubwira ngo ndabona ubabaye, kandi kubabara kwawe si ubugwayi, mbwira icyabaye. Ubundi byari automatically yagomba guhita apfa. Ngo yanga kubwira umwami kimubabaje, ngo ajya gufata igihe cyo gusenga. Asenze, Imana imuha igikundiro imbere y'umwami. Igihe yabwiye umwami kimubabaje, umwami yamusinyiye konje, amuha urupapuro laissez-passer, amuha n'urupapuro azereka abayobozi b'ibiti iwabo ishamba, abayobozi ba leta b'ico gihe bari bahari, bazamuha ibiti azakoresha byose kugeza inyubako irangiye. Gusenga bizana igikundiro. Ubu ntureba, urabizi ko umukobwa mwiza hano utabura umugabo, yo uzumirwa. Abo wita babi bose bafite igikundiro ku Mana bazarongoga ureba we, ujye wibaza icyo wazize, kugeza igihe uzamenya ko impinduka ziva ku mabi. Ubu urabizi neza kutabura akazi ukurikije umuryango uvukamo. Ushobora kwandika jeroneri, inkweto zigahengamo. Umuntu utaragira amanota menshi mu ishuri yapfukamye akagira igikundiro ku Mana, Imana ikamusubiza itaragusubiza. Ibintu iby'abanyamasengesho bizarangira neza. Niba ari umuntu ukwiye kubahwa, ni umunyamasengesho, kuko aratungurana. Ushobora gusanga uyu munsi bitagenda, ejo bikaba bigenda neza cyane. Nariho ndavuga inyungu 10 ziva mu gusenga. Hanyuma Yesu yari umunyamasengesho. Ntangira nababwiye ngo gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Gusenga barabikora. Urabona mu rusengero abantu bakunda agatuti. Hano abantu barahagwanira, barahakunda, kubera ko nyene bituma umuntu wese agaragara. Ariko abanyamasengesho n'abantu batagaragara, kandi nibo babeshejeho isi. Ndibuka rimwe narinda ahantu Nyamagabe cyangwa Rusizi sinibuka, turimo gusenga ahantu, umukecuru ntumva aravuga ngo dusenge, Imana inyeretse impanuka y'indege muri Malaysia. Ndavuga ivangirwa ribaho. Umukecuru ntaragenda mu ndege, ntaragera i Kigali, usibye kwibona ica mu kirere, na Malaysia ntaza hwiba. Aravuga ngo dusengere impanuka y'indege muri Malaysia. Turasenga nyine, ariko numva bitamfasheho cyane, ndataha. Nimugoroba ndebye mu makuru, umunyamakuru aravuga ngo habaye impanuka muri Malaysia. Iyo mpanuka, ikintu gitangaje, comment y'umunyamakuru yaravuze ngo igitangaje ni ukuntu impanuka y'indege yari ikomeye, ariko hakaba hapfuyemo umuntu umwe, 70 bose bakarokoka. Amasengesho y'umukecuru Nyamagabe ashobora kuzana impinduka muri Malaysia n'Kigali atahazi. Ubundi kugira ngo tunywe amazi, haba amatiyo azana amazi mu butaka, impombo, hakabaho n'amarobine tuvomaho. Muri igifite agaciro ni ikihe? Desire yahagaze hanabwiriza ni robine gusa. Abaririmbyi baririmba hano na marobine tuvomaho, ariko hari amatiyo atazigera agaragara. Ayo matiyo ni atugezaho amazi. Mu ndebere rero nk'amatiyo yigaragambije akavuga ati ariko aho twabereye mu butaka nta uduha icubahiro, nta utureba, ariko turashaka kujya hejuru. Uwo munsi twanywa amazi. Gusenga ni umurimo nta uzakubwira ngo wakoze, ariko Imana usenga irabizi ko urimo gukora, ari wowe ubeshejeho itorero, ubeshejeho igihugu. Impamvu hataba impanuka nyinshi mu muhanda, yego dufite polisi ikora neza pe, iragerageza ku rwego mpuzamahanga, ariko hari abarera barara bamanitse amaboko batagira imodoka, basengera imihanda ngo itungane, impanuka zigabanuke.
hari abantu atakindi bashinzwe, barara basenga kugira ngo abantu ubugome bubavemo, igihugu kimere neza, bigafatanya n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu dufite, yego, ariko harabera basenga. Dukwiye gukora ico dushinzwe gukora, ni ugusenga. Itorero nico ribereyeho gusenga. Yesu yasenga kubera impamvu ebyiri. Ntaravuga izo mpamvu ebyiri, ndagira ngo mbanze mbabwire ko Yesu yaravutse, yego, abaho imyaka 30, atangira umurimo, ariko umunsi yaragiye kubatiza, umunsi yabatizwa, nibwo Imana yamumuritse ku mugaragaro. Ijwi ryavugiye mu ijuru, murabizi ko umwuka yamujeho ku bitugu afite ishusho y'inuma. Hanyuma ijwi rivugira mu ijuru, yavuga ngo uyu ni wo mwana wanjye nkunda, nkamwishimira, nimumukurikire. Imana imumurika ku mugaragaro, ahita ajya gusenga iminsi 40. Mu minsi 40 bamuhaye kalendiriye azakoreraho mu myaka 3. Yesu yasenga hagati y'amasaha 3 n'4 buri mu rukerera. Yasenga kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, yajyaga gusinyisha, kuvivuza niba ibyo yakoze ubushize byari ubushake bw'Imana. Ushobora kuvunika udakora ubushake bw'Imana, ushobora gukora imirimo myinshi. Marita yaravunitse yakira Yesu, Mariya we yicara ku birenge. Hanyuma igihe Marita yamuzaho yarakaye, yenda amasaha agiye, Yesu yaramubwiye ngo Marita, Marita, wivunye, wigoye, waruhijwe n'ubusa. Uyu we yahisemo umugabane atazakwa. Mwibuke ko Yesu yari hafi kubambwa. Hari igihe tuvunika tugafata ibintu byose. Ntabwo waremewe gukora ibintu byose, waremewe gukora iby'ingenzi mu bwami bw'Imana, waremewe gukora ibikwiriye mu bwami bw'Imana. Hari igihe tuvunika tugakora byinshi byose tutashobora kubirangiza, tugahorana agahinda gakabije, tugahora twanduranya, ntibigenda, ntibanyitaho, ntibambona, kuko batazi ko mvunika. Ibyo ukora nibyo bikwiriye mu bwami bw'Imana? Yego, ibyo ukora ni byiza, ariko nanone ukwiye kubikora wabisengeye. Yesu yajyaga kurebesha niba yakoze ubushake bw'Imana. Icya kabiri, yajyaga gusenga kugira ngo yambare imbaraga azakoresha bukeye. Hari igihe akenshi dutanga siyansi, tugatanga amahame. Abakansara bize psychologie clinique bisanzwe, n'abantu bazi kukubwira amahame ukuntu wakubaka urugo, kandi abenshi baratandukanye. N'abantu bakubwira amahame meza, akakubwira ukuntu itaba ari ribi, yagera hirya agahita afima, kandi yakubwiye ukuntu itabiri itera igituntu. Beneda, ibi tuvuga ntabwo ari amahame, ni imbaraga zikiza. Ni imbaraga zikiza, si igipindi dutera abantu ngo bamare kabiri. Ibi bintu birimo imbaraga zikiza. Ubigize ubuzima bwawe bwahinduka. Uzabona umusaruro uva mu gusenga igihe cyose. Natangajwe n'ukuntu kariya karere iyo gakonje kaba munsi ya 0, iyo hashushe harenza dogere 50. Yesu nta joro na rimwe yigeze asiba gusenga. Yesu ntiyabivugaga, yarabikoraga. N'igihe yigisha bigishwa gusenga, yari gusenga. Hajya wowe imbaraga ukoresha uzikurahe? Imbaraga ukoresha uzikurahe? Mundebere nka tanka. Hano hacometseho ibintu byinshi. Harimo abana, hari akazi, hari. Hanyuma aho winjirizaho ntuhafitiye umwanya. Kwinjiza no gusoma ijambo ry'Imana, gusenga, ubusabane n'Imana, ntubifitiye umwanya. Kandi bikonsoma hano byo ntibigabanuka. Uzagumya wera imbuto, uzagumya ujere urugo rwawe, uzagumya ukora bya bindi byose. None abize contability, iyo umuntu asohora ibiruti byo yinjiza ababikurahe? Audite ije yayikira, usohora ibiruti byo winjiza uba wiba. None abana ubaha imbaraga ukuye, urugo rwawe rwubakirahe? Mu bwenge cyangwa ku mahame y'ubwami bw'Imana? Ko nabwo bwubakwa mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Iyo uririmba, iyo ubwiriza, utanga ibyo ukuye. Utanga ubugingo wakuye ku Mana mu gusenga,
cyangwa se utanga amahame gusa? Reka nkubwire inkuru itanejeje. Ibitaragukijije nta wundi muntu byakiza. Impamvu ibyo tuvuga ibyinshi bidahindura abo tubibwira nuko natwe bitaduhinduye. Turamutse dutanze ibikwiriye mu bwami bw'Imana, abantu bahinduka kuko natwe twarahindutse. Ibyo dutanga n'ubuzima. Yesu ntiyatanga teori, yatanga ubuzima. Yohana 10:10 haravuga ngo Satani azanywe no kwiba, kwica no kurimbura, ariko we atanga ubugingo kandi bwinshi.